mu kwiga kwanjye nyine ntago nagize amahirwe yo gukomeza ngarukiye mu gatanu primaire. Nacyo kiransakuriza sindahera kuko noneho mu rugo ni Karongi ku Kibuye. Nkaba mfite ababyeyi bombi, papa na mama, tukaba mu rugo turi bane, abandi umwana wa kabiri mu rugo. Mu kwiga kwanjye nyine ntago nagize amahirwe yo gukomeza nagarukiye mu gatanu primaire bitewe no kwikundira amafaranga. Nyine numvaga ko mu kugera i Kigali nyine nabonaga ari ibintu birenze. Nyine nabona abandi bavayo nkabona baza bakiye bya danje, nyine naye numva ko kujyayo ari ibintu bya danje. Nanjye mpita nari mfite inkwavu ndazigurisha nkuramo tike, ubwo ndagateka nze gushaka akazi mu mujyi. Nyine niko kugera mu mujyi nyine nahuye n'umumere, nyine mubaza ati mbega nta hantu waba uzi bashaka umukozi? Arahandangira. Nyine aho yandangiye niho natangiriye. Namara gukurupa haba hari imyenda yabonetse haba nayimesa, bijyanye no gufura. Mbega igihe cyose mboneye namesera, nyine mbona imyenda ihari, imyenda yakoreshejwe mbona ihari ndayimesa. Mbega nta gahunda y'akazi. Nyine igihe akazi kabonekeye nicyo gihe ngakorera nta kibazo tu. Yaba itabonetse ndongera nkareba n'ahandi haba hakeneye isuku nkaba nahakora. Akazi ngakora ngakunze kuko ntago nabuze ibindi nakora cyangwa se ngo numve ko kugakora ari ukubura uko ngira. Wapi urumva ko mu gihe maze amatungo naguze najya mu rugo nkaba nayorora, nkaba nakura n'ibindi, wenda ari ukuvuga yuko ari ibimbangamira, ariko mbega ngakora ngakunze nta kibazo. Ibyo byaba birangiye nyine ubwo nanone haba harimo rive ya saa 5 ku buryo mba ngomba gutunganya ku buryo ngomba kugeza saa 6 nyine byaciyemo. Ngubu ndimo ndatunganya ibya saa 6 nyine ntegereje ko ababosi baza nyine bakaza bagafungura. Ngubu ndimo ndakora akazi kose. Abona yuko mba mbirimo nyine mba ndimo kubitunganya, usanga ibyarangiye akazi kose nagakoze nyine n'ibiceri biboneke. No mu kazi bampaye amasaha najya nkoreraho, nyine mfite amasaha yo gukoreraho akazi, bampaye n'amasaha yo kuba natembera nkagiye n'igihe ngarukira nkaza nkongera ngakora akazi. Urumva ko igihe cy'imyaka igera kuri 7 ntago kiba ari gitoya mu mujyi. Nyine umuntu arakora nyine ibiceri bikaboneka, gusa nyine nayo mbonye ntago njya nyasesagura, amwinyaguramo imyenda ndi nkohereza mu rugo bakayakoresha. Ariko nk'iyo natashye nyaguramo udutungo, nk'ubu ngubu ngize nk'ingurube zigera
murenye, ndetse ko naguzemo n'umurima wo mu kabande. Igihe nzabona nyine mu mujyi ibintu birahinduka, ababosi bagahinduka nabo, n'akazi kakabura, bavuga ati igihe bizanga nzigire mu rugo, nzagende ngira n'icyo nsanga, cyangwa se n'igihe nzambaye umugabo nanjye nzabone n'icyo nzaheraho.